Mu mateka y'isi habayeho abantu bafite ubwenge budasanzwe, abantu batekereje cyane ku buzima, ku byishimo by'umuntu, ku mahoro y'umutima n'intego y'ubuzima. Abo bantu nibo twita abafilozofe. Ikintu gitangaje ni uko bamwe muri bo bahisemo kubaho ubuzima bwo kwigenga, batigeze bashaka abagore yewe habe no kubyara umwana, kugira ngo bashobore kwibanda ku gutekereza, kwiga no gusobanukirwa ubuzima. Muri iyi videwo tugiye kureba abafilozofe 7 bakomeye mu mateka y'isi batigeze bashaka abagore yewe habe no kwigera babyara umwana n'umwe, ndetse n'amagambo yabo akomeye ashobora guhindura ubuzima bwawe. Umufilozofe wa mbere, Diogene, ni umuntu wahisemo ubuzima bworoheje. Diogene of Sinope ni umwe mu bafilozofe bazwi cyane mu mateka y'Ubugiriki bwa kera. Yari umuntu wizera ko ubuzima bwiza ari ubuzima bworoshye butuzuye ibintu byinshi. Yabayeho ubuzima bworoheje cyane, ndetse hari inkuru ivuga ko yabaga mu kintu kimeze nk'ingunguru. Amagambo ye akomeye yavugaga ati: umuntu ufite ibintu bike niwe ufite umudendezo mwinshi. Yizeraga ko ibintu byinshi abantu biruka inyuma bitazana ibyishimo nyabyo. Umufilozofe wa kabiri, Immanuel Kant, ni umugabo wubahirizaga gahunda. Immanuel Kant yari umwe mu bafilozofe bakomeye cyane mu mateka y'isi. Yari umuntu wagiraga gahunda ihamye cyane mu buzima bwe, ku buryo abaturage bo mu mujyi yabagamo bamenyaga igihe cyo kugenda kwe buri munsi. Nubwo yavugaga cyane ku buzima n'imyitwarire y'umuntu, ntiyigeze ashaka umugore ndetse habe no kubyara umwana. Amagambo yakomeye yavugaga ati: ubumenyi butagira n'ubunararibonye ariko ntiburangirira aho. Filozofe wa gatatu, Friedrich Nietzsche, ni umufilozofe wahinduye imitekerereze y'isi. Friedrich ni umwe mu bafilozofe bagize ingaruka zikomeye ku mitekerereze y'abantu benshi ku isi. Yavugaga cyane ku kwiyubaka no kuba umuntu wigenga mu bitekerezo. Nubwo yigeze gukunda umuntu, ntiyigeze ashaka umugore ndetse habe n'umwana. Amwe mu magambo ye azwi cyane ni aya: ufite impamvu yo kubaho ashobora kwihanganira uburyo bwose bwo kubaho. Aya magambo ashishikariza abantu gushaka intego z'ubuzima. Umufilozofe wa kane, Arthur Schopenhauer, ni umufilozofe wavugaga ku buzima bw'umuntu. Arthur yari umufilozofe wavugaga cyane ku mibabaro n'imiterere y'ubuzima bw'umuntu. Yizeraga ko isi yuzuyemo ibibazo byinshi, kandi ko umuntu agomba kwiga kwiyobora mu buzima bwe. Ntiyigeze ashaka umugore, ahubwo yakundaga ubuzima bwo gutekereza no kwandika ibitekerezo bye. Amagambo ye azwi cyane: ubutunzi bukomeye bw'umuntu ni ukwihaza mu mutima we. Filozofe wa gatanu ni Baruch Spinoza. Spinoza ni umufilozofe w'ukuri n'ubwisanzure. Spinoza ni umwe mu bafilozofe bakomeye mu mateka y'Uburayi. Yari umuntu wibandaga cyane ku kuri, ubwenge n'ubwisanzure bw'umuntu. Yabayeho ubuzima bworoheje cyane, kandi ntiyigeze ashaka umugore kuko yashakaga kwibanda ku bitekerezo bye. Yavuze amagambo akomeye ati: umudendezo w'umuntu utangirira mu bwenge. Filozofe wa gatandatu ni Ludwig Wittgenstein, ni umufilozofe. Yari umufilozofe wavuze cyane ku bubasha bw'ururimi n'uko ruyobora imitekerereze yacu. Yabayeho ubuzima bworoheje kandi atarashatse umugore, ntewe habe no kubyara umwana. Yizeraga ko gusobanukirwa neza ururimi
bifasha umuntu gusobanukirwa neza isi. Amagambo ye akomeye twavuga: imipaka y'ururimi rwanjye niyo mipaka y'isi yanjye. Umufilozofe wa karindwi ni Søren Kierkegaard. Ni umufilozofe w'imyemerere n'amarangamutima. Søren ni umwe mu bafilozofe batangije igitekerezo cya existentialism kivuga ku buzima n'inshingano z'umuntu ku giti cye. Yigeze kuba yarambitse impeta y'ubukwe, ariko nyuma ayikuramo kuko yumvaga ubuzima bwe bwari bugenewe gutekereza no kwandika ibitekerezo bye. Ntiyigeze ashaka. Amagambo ye azwi cyane: ubuzima bushobora gusobanurwa urebye inyuma, ariko bugomba kubaho urebye imbere. Ngabo abafilozofe batigeze bashaka abagore twari twabateguriye uyu munsi. Tukaba tugeze ku musozo w'iyi video yacu. Nk'uko mubibonye, abafilozofe barindwi bakomeye bahisemo ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bantu benshi. Bamwe muri bo bahisemo kudashaka abagore kugira ngo bibande ku gutekereza, basobanukirwe ubuzima, basangize isi ibitekerezo byabo. Ariko icy'ingenzi kurushaho si uko batashatse, ahubwo ni ibitekerezo byabo byahinduye isi n'imitekerereze y'abantu benshi. Amagambo yabo aracyafasha abantu kugeza uyu munsi gutekereza neza ku buzima, ku byishimo no ku ntego y'umuntu. Niba nawe iyi video igufashije kumenya ibintu bishya ku mateka y'abafilozofe, kanda like, uyisangize inshuti zawe, kandi nimba ari ubwa mbere ubonetse kuri uyu murongo wa YouTube yacu, kora subscribe. Tuzabonana ubutaha. Bye.